Igitabo cya mbere cy'Abami, igice cya 21. Ahabu anyaga Naboti uruzabibu rwe. Kandi hariho umugabo witwaga Naboti w'i Yezereli, yari afite uruzabibu i Yezereli hafi y'ibwami kwa Ahabu umwami w'i Samariya. Ahabu abwira Naboti ati: "Mu ruzabibu rwawe kugira ngo ndugire igihambo cy'imboga, kuko ari hafi y'urugo rwanjye. Nzaguha urundi ruzabibu ruruta ubwiza, cyangwa washaka naguha ibiguzi byarwo ku ifeza." Naboti abwira Ahabu ati: "Biragatsindwa n'Uwiteka kuguha gakondo ya basogokuruza banjye." Maze Ahabu ataha afite agahinda n'uburakari kubw'ijambo Naboti w'i Yezereli yamubwiye ngo sinaguha gakondo ya basogokuruza banjye. Nuko aryama ku gisasiro cye yerekeye ivure, yanga kugira icyo afungura. Hanyuma umugore we Yezebeli araza aramubaza ati: "Niki kiguteye agahinda kikakubuza kurya?" Nawe aramusubiza ati: "Nuko navuganye na Naboti w'i Yezereli nkamubwira nti, nturuzabibu rwawe tugura ifeza, cyangwa washaka naguha urundi mu cyimbo cyarwo." Nawe akansubiza ati: "Sinaguha uruzabibu rwanjye." Umugore we Yezebeli aramubwira ati: "Dorere, ntutegeke ubwami bwa Isirayeli? Byuka ufungure ushire agahinda. Ninjye uzaguha urwo ruzabibu rwa Naboti w'i Yezereli." Aherako yandika inzandiko mu izina rya Ahabu, azifatanisha ikimenyetso cye, azoherereza abatware n'imfura bo mu murwa we n'abaturanyi ba Naboti. Yandika muri izo nzandiko ngo: "Nimutegeke abantu biyiriza ubusa, maze mushyire Naboti imbere yabo. Imbere ye muhashyire abagabo babiri b'ibigoryi bamushinje bati: watutse Imana n'umwami, mujye kumutera amabuye mu mwica." Nuko abatware bo mu murwa n'ab'imfura b'abanyarurembo babigenza uko Yezebeli yabatumyeho, nk'uko yanditse muri izo nzandiko yaboherereje. Bategeka abantu kwiyiriza ubusa, bashyira Naboti imbere yabo, maze abagabo babiri b'ibigoryi barinjira bamwicara imbere. Abo bagabo b'ibigoryi bashinja Naboti bari imbere y'abantu bati: "Naboti yatutse Imana n'umwami." Uwo mwanya baramusumira, bamuvana mu murwa, bamutera amabuye arapfa. Baherako batuma kuri Yezebeli ko Naboti bamuteye amabuye bakamwica. Yezebeli abyumvise ko Naboti bamuteye amabuye agapfa, abwira Ahabu ati: "Haguruka wende rwa ruzabibu Naboti w'i Yezereli yangaga ko mugura, ntakiriho yapfuye." Ahabu yumvise ko Naboti yapfuye, arahaguruka aramanuka, ajya muri urwo ruzabibu rwa Naboti w'i Yezereli kuruzungura. Eliya atumwa kuvuma Ahabu. Ubwo ijambo ry'Uwiteka rigera kuri Eliya w'i Tishubi riti: "Haguruka umanuke usange Ahabu umwami w'Abisirayeli utuye i Samariya, ubu ari mu ruzabibu rwa Naboti, yagiye kuruzungura. Umubwire uti: Uwiteka aravuze ngo, nukurishe urazunguye." Maze umubwire uti: "Umva uko Uwiteka avuga, aho imbwa zarigatiye amaraso ya Naboti, niho zizarigatira n'ayawe." Ahabu abwira Eliya ati: "Urambonye ga wa mwanzi wanjye we?" Nawe ati: "Ndakubonye koko, kuko wiguriye gukora ibyangwa n'Uwiteka. Umva, nzakuzanira ibyago ngo utsembe rwose. Nzamara umuhungu wese kuri Ahabu, uw'imbata n'uw'umudendezo mu Bisirayeli. Nzahindura inzu yawe nk'iya Yerobowamu mwene Nebati, kandi nk'iya Basha mwene Ahiya, kuko wandakaje ukoshya Abisirayeli ngo bacumure." Kandi bya Yezebeli Uwiteka arabihamya atya ati: "Imbwa zizarira Yezebeli ku nkike y'i Yezereli. Uwa Ahabu wese uzagwa mu mudugudu azaribwa n'imbwa, uzagwa ku gasozi azaribwa n'inkongoro." Nta wigeze gusa na Ahabu wiguriye gukora ibyangwa n'Uwiteka yohejwe n'umugore we Yezebeli. Nuko yajyaga akora nabi cyane, akurikira ibishushanyo bisengwa nk'uko Abamori babigenzaga kose, abo Uwiteka yirukanye imbere y'Abisirayeli. Nuko Ahabu amaze kumva ayo magambo, atanyaguza imyambaro ye, yambara ibigunira, yiyiriza ubusa, yirirwa aryamye ku bigunira, akagenda abebera. Hanyuma ijambo ry'Uwiteka rigera kuri Eliya w'i Tishubi, riramubwira riti: "Ubonye uko Ahabu yicishije bugufi imbere yanjye? Kuko yicishije bugufi imbere yanjye, sinzamuteza ibyo byago ku ngoma ye, ahubwo nzabiteza inzu ye ku ngoma y'umuhungu we."